nakoreye Imana umushahara wanjye ngenda nkagura amata, umugabo yari agihari yatangaga rasiyo, ngenda nkagura amabido y'amata nkaza nk'abarwayi nkabanywesha, kumukikira nkamunywesha, nkumva ni fieri, nkumva ndaryohewe. Ngeno nahariya hose mu banyururu abandi barabatinyaga icyo gihe, njyewe numvaga ari bwo buryohe bwanjye. Nubwo napfa nzapfa nkimwiringira, zapfa nkimwiringira. Abantu barahura n'utubazo dukeya dutoya, barangiza bakareka Imana, bakayireka. Apana kwireka. Yobu yaravuze ngo navuye mu nda ya mama ntacyo nambaye, nzasubira mu nda y'isi ari ntacyo. Natwe nuko. Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubasuhuza cyane abakunzi bacu ba Isi Nziza channel cyangwa TV. Yesu aho umugisha cyane. Nongeye kubaha ikaze nkuko mpambe babwira buri gihe abantu badukurikirana, abantu bafashe icyemezo cyo gukora subscribe mukajya mukurikirana ibiganiro byacu. Yesu aduhana umugisha kandi ntago bizabapfira ubusa. Cyo cyo nabizeza. Umuntu nanone ufunguye iyi channel cyangwa iyi link ari bwo bwa mbere, tuguha ikaze wiyumve nko mu rugo kandi nawe bizakugira akamaro. Yesu aduhana umugisha twese. Hanyuma ubishoboye wakurikiye ikiganiro cyangwa ubuhamya cyangwa indirimbo ukumva ari byiza byagufashije, ubisharinga n'abandi kugira ngo nabo babashe gufashwa cyangwa bagire ikintu bakuramo. Yesu aho umugisha cyane. Rero nkuko mubimenyereye cyangwa se mumaze kutumenyera, iyi channel twakiraho abakozi b'Imana batandukanye batubwiriza ijambo ry'Imana, tukakira abaramyi tugafatanya kuramya no guhimbaza Imana, tukakira abatanga ubuhamya bwubaka busa n'imitima buhumuriza. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose gishobora kugira isi nziza ni karibu. Uramutse wumva ufite politike nziza yahindura isi nziza, uramutse wumvise hari ikintu washaringa abantu cyangwa wabwira abantu ariko byose bifatanyiriza hamwe kugira isi nziza, ni karibu tugaha ikaze. Kuko kugira isi nziza ntago ari uruhande rumwe. Isi kugira ngo ibe nziza ni twebwe tugomba kugira nziza kandi mu bikorwa bitandukanye ibyo ari byo byose tudatoranyije. Yesu aho umugisha cyane. Rero uyu munsi rero tubafitiye kado, twatumirije umukozi w'Imana, umubyeyi mwiza ujye kubaha ubuhamya, ujye kubaganiriza. Ni ukuvuga ngo amagambo ava mu kanwa ke yose afite akamaro ku buzima bwawe, yaba ijambo ry'Imana, yaba afite ubuhamya bukomeye, Imana yamukorera ibintu bikomeye, kandi n'umubyeyi ukuze umaze iminsi ufite ibintu byinshi abonye, ufite experience nyinshi kuri iyi si. Rero ntucikwe kandi utangiye ikiganiro ukihangana ukagisoza, kuko ntago wamenya aho message yawe iri, ntago wamenya aho ubutumwa bwawe buri. Ni byiza kugitangira ikiganiro hanyuma ukanagisoza. Yesu aho umugisha cyane. Reka tumwakire. Ni karibu mama. Urakoze. Hano rero ni ku Isi Nziza channel cyangwa TV. Nje byose nta kintu bintwaye kuba wayita ko wena tutaragira kure, twagusaba kubanza ukibwira abantu baje kugukurikirana cyangwa abakunzi ba Isi Nziza TV. Yesu akumugisha cyane. Amen. Murakoze cyane. Nitwa Kayitesi Domina, ndi umubyeyi ukuze, mfite abana. Ndashimira Imana yangiriye neza, yampaye agakiza, niyo mpamvu ndi hano. Amen. Yesu agumugisha cyane. Wiyumve nk'umuntu wo kuganira n'inshuti zacu zirimo kudukurikirana. Hari abantu bakijijwe, hari abadakijijwe, hari abakuru, hari abana. Ni ukuvuga ngo uraza kwisanzura utuganirize kuko uragaragara nk'umuntu ufite ibintu byinshi ushaka kutubwira. Hanyuma wenda tutaratangira ubuhamya,
uraza kutwibwira neza, uri umubyeyi, ese ufite abana, utuye he, mu magambo makeya? nabivuze yuko nitwa Kayitesi Domina, ndi umubyeyi ukuze, mfite abana bakuru, mba mu Rugunga, hano i Kigali mu Rugunga, ndakijijwe, mfite nabyaye abana inshuro 7, hanyuma nabyaye n'impanga, ariko kuri ubu nsigaranye abana 4. Abakunzi bacu bahise nziza, reka wenda twe kuza kumubaza, ahubwo tumuhe umwanya uhagije atuganirire yisanzuye. Yesu abamugisha cyane. Yego, murakoze. Nshimiye Imana cyane kubera ko nongeye kubona uyu mwanya wo gushimira Imana, wo guha Imana icyubahiro, wo kuyihamya kubw'imirimo n'ibitangaza Imana yankoreye. Dawidi niwe wanditse aravuga ngo ariko ngo ibyo Uwiteka yankoreye ngo nabimwitura iki? Ni ibyo Uwiteka yankoreye, nta kindi kintu nabasha kumwitura, kumuha umutima wanjye no kumuhesha icyubahiro mu buryo bwo kumuhamya no kumubwira abantu bataramumenya, bataramenya yuko akiza, bataramenya yuko atanga amahoro. Rero ni muri ubwo buryo nshimiye abanyakiriye kugira ngo ntange ubuhamya. Imana ibahe umugisha. Hanyuma ngiye gutangira gutanga ubuhamya. By'ukuri ngira ubuhamya bwinshi cyane, nkuko nababwiye ko nkijijwe, maze imyaka 30 nkijijwe. Muri iyo myaka 30 nabanye n'Imana neza kandi cyane. Rero nagiye nyibona mu buryo butangaje. Urazi nakiriye Yesu, ndatangira ku gice cya mbere cy'ukuntu nakijijwe, cy'ukuntu namenye Imana. Yewe nakuze nta babyeyi, nakuze ntafite ababyeyi, nakuze ndi imfubyi, nakuze nabi cyane. Ariko nkuko mubizi, Imana ni nziza kunda imfubyi. Yarankujije mfite imyaka 17, nahungiye rero ku mugabo. Mfite imyaka 17 mpungira ubupfubyi ku mugabo. Nari nzi ko ninshaka niho nzabona amahoro, niho nzabona ubuzima bwiza. Ariko ngeze ku mugabo, nukuri twarabanye, ntabwo nigeze mbona amahoro. Narayabuze cyane. Twabyaranye umwana wa mbere, uwa kabiri, mfite inda y'umwana wa gatatu. Umugabo arahinduka nabi cyane, akajya agenda rimwe na rimwe akarara iyo ngiyo, akamara nk'iminsi 3 adatashye. Bitangira gutyo, biba bibi cyane, birakomeza birakomera kugeza ubwo yaratangiye kujya akaza akankubita ntacyo dupfuye, ubundi akambwira nabi. Biragenda birakura kugeza aho noneho rimwe mfite inda y'umwana wa gatatu, araza yinjira mu cyumba, afata imyenda yiwe arayipakira amavarizi, arangije ansiga mu nzu aragenda. Kumbe yari yarapangiye undi mugore, umukobwa ahantu, ansigaho. Ndakomeza mbaho. Noneho imibabaro nari mfite ndi umwana irarenga, ntwite,
nkajya ndara ndira, nkajya nirirwa ndira, birakomera biba bibi. Rimwe na rimwe nawe akagira impuhwe z'abana, akaza kureba, yaza yabona bashonje agafata amabakure akagenda akajya muri resitora akagura ibiryo akaza akabagaburira, yarangiza agasubirayo kubera ntiyifuzaga ko yamarasiyo, kuko yashakaga ko ngenda akagumana na wa mugore wiwe. Hanyuma njyewe naje kubyara, mbyara uwo mwana wa gatatu, inzara iranyica, nyicira ku kiriri. Hanyuma abaturanyi, hari abakecuru twari duturanye, rimwe na rimwe bakaza kundeba bakanzanira ibyo kurya. Hanyuma rimwe umunsi umwe araza yinjira mu cyumba cyanjye, afata imyenda yanjye ayishyira hariya hanze, afata ikibiriti arayitwika. Amaze kuyitwika asubirayo. Asubiyeyo ba baturanyi baraza barambwira bati turabona uyu mugabo uje agafata imyenda akayitwika ashobora kuzaza umunsi umwe akakwica nko mu ijoro. None rero turakugira inama, uracyari umwana, ufata abana, wowe ntufite n'ukuntu batunga, ntufite n'ukuntu wabarera, ubamuhe. Afite uburyo bwo kubarera, ubamuhe, hanyuma nawe ushake ubundi buzima. Icyo gihe nari umwana, nari mfite imyaka 21, mfite abana 3. Hanyuma nanjye nararaga mbitekereza, nkarara ndira, ntekereza ukuntu nabigenza, ntekereza ukuntu nafata abana ngo mbamuhe, bikananira. Nkareba gufata abana banjye ngo mbamuhe bikanga, kubatwara nkabura aho mbatwara, kubagumanaho nabyo bikaba hagati, mbese mbura icyo mfata. Ariko abo babyeyi babimbwiye, ndavuga ntariko koko nkwiriye kubamuha, nkashakisha ubundi buzima, nimbara abanjye Imana izabazigama, izabarinda. Fako ndabafata ndabamuha, yahise abajyana kwa wa mugore, abajyanayo. Njyewe urumva ko nta mwenda n'umwe nari mfite, nta faranga, nahise njya gushaka akazi k'ubuyaya. Abana banjye bajya kurerwa na mukase, nanjye njya gushaka akazi k'ubuyaya. Nakoraga amanywa, ijoro nkarara nicaye ndira gusa. Nakwibuka ko abana banjye bari kurerwa na mukase, nkarira gusa. Nakoze amezi 3 mbona umwenda wo kwambara, imyenda yo kwambara n'amafaranga y'itike, nsubira ahantu ababyeyi banjye bapfiriye. Nsubiyeyo rero, kwari kwa kundi sinari mfite umuntu unyitaho. Ndagenda ngezeyo, hagera saa 3, nakwibuka ko abana banjye bari kwa mukase. Ubwo nafashe naragiye mfata umwana wanjye w'umukobwa wa 2, nasize abahungu 2. Umukobwa, urazi ko abana b'abakobwa bononekara cyane, niwe natwaye, umukobwa wanjye wa 2. Noneho ngezaho hagera saa 3, nkibuka yuko bashobora kuba babuze ibyo kurya. Sinari nzimana, nari ntarakizwa ubwo, ariko mu mutima wanjye, murabizi umuntu wese afite umutima w'Imana,
Satani araza akakurwanya, ariko n'Imana ibiri aho ngaho, ijwi ry'Imana ryariceceka mu mutima w'umuntu. Noneho hagera 3:00 nkavuga ngo reka njye gusenga, nkajya mu bitoki cyangwa mu ishyamba, nkicaramwo. Isengesho ryanjye ryabaga iringiri ngo Mana, ngo ubu abana banjye birashoboka yuko babuze icyo kurya, ndakwinginze. Yabaga ari amasaha yo kunywa icyayi, ugende ubampere icyayi, ubampere cyo kurya. Iteka nkasenga iryo shengesho. Kumbe Imana yacu ni Imana yumva n'abatayizi. Yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Uyisanze wese iramuruhura. Kumbe Imana iranyumva. Umugabo atangira kubibona, kuko umugabo yajyaga mu kazi akabasiga, noneho atangira kubibona. Yatahasa ku mugoroba agasanga abana bameze nabi, akaza agatangira kurwana na wa mugore, bamerana nabi kubera n'abo bana. Arangije afata b'abana abakurayo, abajyana ahantu mu Kamenge kwa mushikiwe, twabaga i Bujumbura. Abajyana kwa mushikiwe ahantu yabaga. Noneho aza kunshakisha ahantu nari naragiye. Noneho nukuri, mu by'ukuri nari naramaze kumva ntamushaka, naramuzwe, ariko kubera abana ntasubirayo. Ndavuga ngo uko nzagenda mara iminsi niko abana banjye bazagenda bigira hejuru. Nsubiyeyo nsanga abana, Imana yarabarinze nubwo babayeho nabi, ariko Imana irabarinda, ntibapfuye, kubera ko hapfaga abo babyaranye barapfuye, ariko abanjye Imana irabarinda, ibarindiraho. Ndashimira Imana taretse ngo abana banjye bapfire kwa mukase. Imana ihabwa icyubahiro, nyishyize hejuru. Ndayishimiye cyane. Imana ihabwa icyubahiro, rakoze, ndayishimiye. Hanyuma ubwo rero naragarutse, ngarutse aho rero niho Yesu yanyiyeretse. Sinzi ukuntu naciye ku rusengero ahantu twari duturanye. Ntabwo najyaga njyamwo, ariko ngeze kuri urwo rusengero numva umuvugabutumwa ariho arasakuza. Ndavuga wajya kumva uwo muvugabutumwa. Ndagenda ninjiyemo uko nakwinjiye gutya mu muryango. Sinigeze ninjira ngo nicare, ahubwo narikomeje ndinjira. Ninjiye ndahagarara ku muryango, ndamwumviriza umuvugabutumwa. Ko mwumviriza sinamenye uburyo nikubise hasi. Badiyakoni baraza baranterura, banjyana mu cyumba cy'amasengesho, batangira kunsengera. Kumbe nari mfite abadayimoni ntabizi. Noneho batangira kunsengera nkaruka, ururimi rugasokoroka, rukanga gusubirayo. Baransengera biranga kugeza aho bareka. Barambwira bati rero reka tukwakirishe Yesu. Bambwira amagambo yo kwakira Yesu, banyakirisha Yesu, nakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Maze kumwakira bahita baransengera. Basengeye babadayimoni bamvamwo. Bamaze kumvamwo, ako kanya umwuka wera ahita arinjira. Yinjiye numva amahoro menshi, numva umunezero mwinshi, numva birantangaje.
kuva mbaho sinigeze numva ibintu bimeze gutyo. Yesu nawe arabisuka byinshi cyane, numva amahoro menshi menshi menshi, birantangaza. Ndavuga ngo buse aya mahoro aje kubera ko nakiriye Yesu. Numva ndatangaye, ariko mu mutima wanjye fata icyemezo, ndavuga ngo nimba aya mahoro mbonye, uyu munezero mbonye uturutse ku Mana, ngiye kwishaka. Kuva ubwo rero nari umunyabyaha, ibyaha byanjye byari ibyaha byari bikomeye. Noneho nkigumira muri ayo masengesho, ntangira kuryama ngasinzira. Mu by'ukuri sinaryamaga ngo nsinzire, ntangira guseka, sinari nzi guseka, ngubwa neza, nkaryama ngasinzira bugacya, ntangira gusa neza, ntangira kubyibuha. Nari nararwaye ise ku mubiri wose, ariko sinigeze nywa umuti. Iyo se yatwawe n'umunezero wo mu Mana. Nasanze umunezero wo mu Mana ukomeye cyane. Umunezero wo mu Mana ni umuti, ni umuti utuma umuntu akira, agakira indwara, agakira n'iyo se yagiye ntayivuje kubera umunezero. Ndashimira Imana yampaye agakiza, nararuhutse. Yesu atangira kunsetsa, akajya nganiriza, ampa impano. Ntangira kumva impano ziraza, ntangira kumva ndyohewe no gukorera Imana. Ntangira kumva najya ngenda mu bantu, nkagenda nkababwira ko Yesu atanga amahoro. Ubwo rero mba umukozi w'Imana, ntangira gukorera Imana, ntangira kumva mfite ishyaka, kumva mfite inyota n'inzara byo kubibwira abantu ko Yesu atanga amahoro. Ampa amahoro menshi menshi mu mutima wanjye, ndishima pe. Bwa bupfubyi numva burarangiye, numva burashize, numva nguwe neza. Ndashimira Imana yampaye agakiza, ndayishimira. Ubwo ni igice cya mbere cy'ukuntu nakijijwe. Ngiye mu gice cya kabiri.